Abenshi turabirya nyamara ntabwo tuzi akamaro kabyo, turabikunda ariko ntabwo tuzi akamaro kabyo. Uyu munsi rero ku Kibabi TV tugiye kuvuga ku bigori. Ibigori bigira akamaro ku buzima bwacu. Ibigori cyangwa se maize mu cyongereza cyangwa se maïs mu gifaransa ni bimwe mu binyampeke biboneka cyane ahantu hose kandi biranaryoha cyane, bikaba ifunguro ry'ibanze kuri benshi. Ibigori biribwa mu buryo butandukanye, byokeje, bitogosheje cyangwa se byahinduwe ukundi. Kimwe n'uko byongerwa mu byo kurya bindi bitandukanye. Iyo byuzuye ni ukuvuga bitarahindirwa, biba bikungahaye cyane kuri fibre, vitamini zitandukanye, imyunyugugu n'ibindi bifasha mu gusukura umubiri no gusohora uburozi. Nubwo tumenyereye ko biba bisa umuhondo, akenshi binaboneka no mu yandi mabara nk'umutuku, ubururu, mauve, umweru ndetse n'andi mabara. Uretse kuba bibonekamo amazi ahagije, ibigori binabonekamo ibinyamasukari, proteine n'ibinure ku rugero ruto, kandi binabonekamo vitamine A, B, E n'imyunyugugu itandukanye. Kubera ko bikize cyane kuri fibre, binatuma ibigori biba ifunguro ryiza mu gihe urwaye kwituma impatwe cyangwa se hemorrhoide, kimwe na kanseri ifata mu mwoyo. Ibisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri bibonekamo mu bigori bifasha mu kurwanya kanseri n'indwara yo kwibagirwa iyo ugeze mu zabukuru. Ibyo maze kukubwira nibyo dusanga mu bigori. Rero tugiye kuvuga ku kamaro k'ibigori ku buzima. Icya mbere ni isoko y'imbaraga umubiri ukoresha. Ibigori ni ifunguro ry'ibanze ku bantu benshi, bikaba bibonekamo imbaraga cyangwa se calories 342 muri garama 100 gusa. Nibyo binyampeke bibonekamo imbaraga nyinshi kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu ifunguro ry'ibigori, kawunga cyangwa se igikoma biza mu mwanya y'imbere mu bifuza kugira imbaraga cyangwa se kongera ibiro no gukomera. Icya kabiri, ibigori bibonekamo vitamini zitandukanye. Bikize cyane kuri vitamini B z'ingenzi nka vitamini BE y'ingenzi mu mikorere myiza y'imyakura no gufata mu mutwe, ndetse na vitamini B3. Kubura vitamini B3 bitera ibibazo bitandukanye by'impiswi, uduheri twinshi ku mubiri, bikunze kuboneka cyane mu bantu bafite ikibazo cy'indyo ituzuye. Bibonekamo kandi vitamini B5 ifasha mu icagagurwa ry'ibinure, amasukari na proteine mu mubiri. Ibigori kandi bibonekamo vitamini B9 cyangwa se folic acid y'ingenzi cyane cyane mu bagore batwite. Kuyibura bishobora gutera kubyara umwana ufite ibiro bike cyangwa se ufite ubundi bumuga. Icya gatatu, ibigori bidufasha kurinda indwara z'umutima. Amavuta y'ibigori nk'uko ubushakashatsi bubyerekana agira uruhare runini mu kugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu mubiri, bityo akarinda ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandukanye z'umutima. Anarinda imijyana cyangwa se arteries y'amaraso kuziba bitewe n'ibinure bishobora kuyajyamo, bityo bikagabanya umuvuduko w'amaraso, bikarinda n'indwara yo guhagarara k'umutima, heart attack ndetse na stroke. Icya kane ni ukugabanya cholesterol mbi. Amavuta y'ibigori agabanya uburyo umubiri winjiza cholesterol mbi mu mubiri, bityo urugero rwa cholesterol nziza rukiyongera. Iyo cholesterol nziza yiyongereye bituma umubiri ubona ubushobozi bwo kwirinda indwara zikomeye z'umutima n'izibasira udutsi duto dutwara amaraso. Icya gatanu, ibigori byifitemo ubushobozi bwo kurinda ibyago byo kurwara hemorrhoide na kanseri y'umwoyo. Ibigori bifasha kurinda ibibazo mu rwungano ngogozi birimo kwituma impatwe, hemorrhoide ndetse na kanseri y'umwoyo. Ibigori bivugwa aha ni byuzuye, ni ukuvuga ibitarahindurwa ngo bikurwemo agahu k'inyuma, biba bikungahaye cyane kuri fibre kurusha ibyahinduwe, akaba ari byo bifasha umubiri mu kwirinda izi ndwara zose tuvuze aha. Ibigori bidufasha mu kurwanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse na diabete. Diabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso ni indwara ziterwa ahanini n'imyitwarire yawe, harimo n'ibyo urya. Kurya ibigori bigira uruhare runini mu kugabanya ibimenyetso bya diabete yo mu bwoko bwa kabiri, ndetse no kurinda umuvuduko ukabije w'amaraso, ahanini bitewe n'ibinyabutabire bya phenolic bibonekamo. Ibigori ni ingenzi cyane ku barwayi ba diabete, ahanini bishingiye ku binyabutabire bibonekamo. Bifasha mu kwinjiza n'ikoreshwa ry'umusemburo wa insuline mu mubiri, bikaba byarinda ko ugabanuka cyangwa wiyongera cyane ku barwayi ba diabete, bikabafasha kubaho ubuzima busanzwe. Nanone ibigori bibonekamo imyunyugugu ikenerwa cyane mu mubiri. Ibigori bikungahaye cyane ku myunyugugu y'ingenzi nka phosphore, magnesium, zinc, ubutare, umuringa na manganese, byose bifasha mu mikorere myiza y'ibice bitandukanye by'umubiri nk'amagufwa, ingirangingo n'uturemangingo dutandukanye. Ibigori bibonekamo kandi umunyungugu udakunze kuboneka ahandi wa selenium. Aho niho nsoreje ku mimaro y'ibigori ku buzima bwacu, ariko nanone hari ibyo ugomba kwitondera ko bibonekamo urugero ruri hejuru rwa fatty acid.
Iyi acide ni ubwoko bw'amavuta, si byiza ku bafite ibyago biri hejuru byo kurwara indwara z'umutima kubirya cyane kuko bishobora kongera izi ndwara. Ikindi kandi nuko ibigori bikunze gukoreshwa nk'ibiryoshya ibintu bitandukanye bihindurwa fructose corn syrup. Uzabisanga mu mishongi cyangwa uruvange rw'ibintu biryohera byinshi bifungwa mu makopo, bikaba ari isoko y'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara y'igisukari cyangwa se diyabete. Ako kari akamaro k'ibigori ku buzima bwacu. Nkubwire ngo mukomeze mukore subscribe ku Kibabi TV, kuko gukora subscribe ni ingenzi cyane kuri twebwe, binadutera imbaraga zo gukomeza gukora ibi biganiro. Rega mushobora kuba 10 murebe iki kiganiro ariko kibafitiye akamaro. Rero abicumi ejo baba 20, ejo bakaba 30, ejo bakaba 50, bakaba n'igihumbi. Rero mukomeze musharinga ibi biganiro kugira ngo dukomeze kwagura umuryango w'Ikibabi TV. Ariko nanone wakomeza udukurikirana ku mbuga zacu zose, TikTok, Facebook ndetse na YouTube channel twitwa Ikibabi TV. Hari n'ikiganiro gica kuri TikTok cyitwa icyo ukwiriye kumenya. Mujye kuri TikTok y'Ikibabi TV gisanga icyo kiganiro, tugenda tubabwira ibintu byinshi byiza kandi byabagirira akamaro muri ubu buzima turimo butoroshye. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.